Amasengesho yo ku manywa none kuwa gatatu tariki ya 8 z'ukwa gatandatu 2022 muri Brevier ni kuwa gatatu wa kabiri. Mana ngwino umfashe nyagasani banguka untabare, nyubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nyubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Kristu nyir'impuhwe nyir'ineza, duhe kumenya no kugukunda, nzira yabawe urumuri rwacu, uratwiyoborere kuri Data. Uruburuhukiro bw'abarembye, ni wowe soko yevamwo imbaraga, yuduha kwiyitsa imirimo yacu, tuze kukwambaza mw'iyimpanyi. Kristu nyir'impuhwe nyir'ineza, duhe kumenya no kugukunda, nzira yabagawe urumuri rwacu, uratwiyoborere kuri Data. Zaburi 118 agace ka 8. Nyagasani isi yose yuzuye urukundo rwawe. Uhoraho ndabivuze, umugabane wanjye ni ugukurikiza ijambo ryawe. Ndashaka kukunyura n'umutima wanjye wose. Umbabarire nk'uko wabisezeranye. Nasuzumye imibereho yanjye, nkaba nshaka kugarukira ibyemezo byawe. Nshishikariye ndatindiganyije gukurikiza amatangazo yawe. Nkikijwe n'imitego y'abagiranabi, ariko sinibagiwe amategeko yawe. Rwagati mu ijoro ndabyuka ngo ngushimire ku mpamvu y'amateka atunganye waciye. Nifatanyije n'abagutinya bose bagakurikiza amabwiriza yawe. Uhoraho isi isendereye impuhwe zawe, unyigishe ugushaka kwawe. Nyubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nyubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Nyagasani isi yose yuzuye urukundo rwawe. Zaburi ya 54. Isengesho ry'uwagambaniwe n'inshuti ye. Haba nimugoroba, haba mu museke no ku gicamunsi, ntakambira Imana yanjye. Mana yanjye, umva isengesho ryanjye, ntiwirengagize ugutakamba kwanjye, wite ku byo nkubwira maze unsubize. Dore nazindaye ndaganya nkeshaguzwa kubera induru umwanzi amvuzaho, n'inkeke kizweho n'umugiranabi. Koko rero bampurijeho ubugome bwabo, bantera buje umujinya. Umutima wanjye urasaba yangwa mu gituza cyanjye, ubukangarane simusiga bwambundikiye, ubwoba n'umushyitsi byantashye, none ubu ndategurwa wese. Nuko ndavuga ntiyaba nari mfite amababa nk'ay'inuma, kugira ngo nigurukire nshaka aho mpungira. Koko nahungira kure, ijoro nkarirara mu butayu, nagira bwangu hasanga ubuhungiro bundinda umuyaga w'inkubi. Nyagasani, sobanya amagambo yabo boye guhuza imvugo, kuko nduzi urugomo n'intonganya byabaye rudaca mu mujyi, bagakomeza kwiyongera ku nkike z'uwo munsi nijoro. Muri wo nyirizina hahora ubugome n'ubwicanyi, mu rugi rwagati hagakorerwa amahano. Urugomo n'ubuhendanyi ntibitirimuke mu mihanda yawo. Yaba yari umwanzi untuka, we namwihanganira, yaba yari umubisha unteye akansinda, we namwibeta nkamucika.
none ni wowe tureshya, wowe dusanganywe, ukabona inshuti yanjye y'amagara, ni wowe twabwiranaga amabanga tukajyana mu ngoro y'Imana dushyize hamwe. Yaba ari umwanzi untuka, we namwihanganira, yaba ari umubisha unteye akansinda, we namwibeta nkamucika. None ni wowe tureshya, wowe dusanganywe, ukaba n'inshuti yanjye y'amagara, ni wowe twabwiranaga amabanga tukajyana mu ngoro y'Imana dushyize hamwe. Jyewe icyanjye ni ugutabaza Imana, kandi koko warazandokora, haba nimugoroba, haba mu gitondo cyangwa se ku gicamunsi. Iyo nagirijwe n'ibyago ndaganya ngataka, maze akumva ijwi ryanjye akangoboka, akandinda kugira icyomba igihe hariho abandwanya. Nubwo baba benshi kangahe, Imana nibyumve maze bacishe bugufi. Yo itetse ijabiro kuva kera kose, bo ntibateze kwisubiraho kuko badatinya Imana. Uwo muntu yabanguye ukuboko kwe agira nabi inshuti ze, maze atatira igihango. Mu kanwa ke hasohoka amagambo aryohereye, ariko umutima wo gahoro ushoza intambara. Amagambo ye azarusha amavuta koroha, ariko ntibiyabuze kuba inkota zityaye. Tura umuzigo wawe ukorere Uhoraho, nawe azagutera inkunga. Ntazemera ko iyo intungane ihungabana na rimwe. Naho we Mana uzabara mu rwobo rwasamye, abantu b'abicanyi n'ababeshyi ntibazigera barama ngo bacangase nibura iminsi y'ukubaho kwabo. Jyeweho ni we niringiye. Niba ari Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, yubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Haba nimugoroba, haba umuseke no ku gicamunsi, nakambira Imana yanjye. Ijambo ry'Imana, isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 55 umurongo wa 8 kugera ku wa 9. Ibitekerezo byanyu si byo byanjye, n'inzira zanjye si zo zanyu, uwo ni Uhoraho ubivuze. Nk'uko ijuru ryisumbuye cyane ku isi, ni nako inzira zanjye zisumbye kuri zanyu, n'ibitekerezo byanjye bigasumba ibyanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana, turishimiye Imana. Nyagasani Imana y'ijuru n'isi, ninde umeze nkawe? Mana nyir'ububasha, ubudahemuka bwawe nibusakare. Dusabe. Ku gicamunsi uduha akanya k'ikiruhuko kugira ngo twite ku mibiri yacu na roho zacu. Uraduhe kuzirikana ako kanya, uduhe no kugakoresha neza, tugukorera kandi twita ku bavandimwe bacu, ku bwa Kristo Umwami wacu. Amina. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabamugisha kandi abarinde. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ndamutse ya marayika yasohoje ubutumwa bw'Imana kuri Mariya, maze Mariya asamishwa na Roho Mutagatifu. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Dore ndi umuja wa Nyagasani, jya uvuze bingirirweho, nuko jambo rigira umuntu abana natwe. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema horana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mujye mutatse Imana, urajya udusabira tubone rwabyo Yezu Kristo yadusezeranyije. Dusabe. Mana turagusaba ngo roho zacu z'inema yawe, kugira ngo ibyabaje Yezu Kristo n'umusaraba we bizaduhe kuzukana ikuzo nkawe, twebwe na marayika wo ku mwana yigize umuntu, turasaba bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Yozefu Mutagatifu udusabire. Igicamunsi cyiza.